Ndagusuhuje wowe uduteze yombi udukurikirana gatanu ku kandi, wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi, ndanagushishikariza kuba wakomeza ugakanda subscribe. Reba munsi yawe ho gato handitse ijambo subscribe, ukande kunzogeraho gatoya kugira ngo video zose tuzajya twaplodinga ujye uhita ubona notification yazo gatanu ku kandi. Ni amakuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho, ni amakuru y'imyidagaduro, ni amakuru ya politike, cyane cyane ay'imbere mu gihugu cy'u Rwanda, ay'imbere mu gihugu cyacu. Ni inkuru tugiye kugarukaho, ikiganiro cya Perezida Museveni Yoweri Kaguta wa Uganda ndetse na mugenzi we Paul Kagame Perezida w'u Rwanda. Ni mu kiganiro ubwo Yoweri Kaguta Museveni yongeraga kwibutsa Paul Kagame uburyo yamutabaye ubwo yari agiye kwicwana n'umuryango we wose. Amaze gushyira hanze amabanga y'uko Kagame yamutabaye ku rubuga rwe rwa Twitter rwa Museveni, we yongeye kubwira Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo we na murumuna wa Museveni General Retired Caleb Wakonwanaho ni ku rukuta rwe yasobanuye umuhungu wizihizaga isabukuru ko Kayinamura ari impano Imana yabahaye we n'umugore we Jeannette Museveni. Mu bihe byari bibakomereye, mu bihe bikomeye, yavukiye i Dar es Salaam, hari ku itariki 24 ni mu mwaka w'1974. Yoweri Kaguta Museveni, Jeannette Museveni yavuze ko ibihe byari bikomeye ubwo yajyanwaga ku bitaro n'Umuholande agakurikiranwa. Umukuru w'igihugu Museveni yavuze ko kandi Kainerugaba yabaye kadogo w'igisirikare cya Uganda. Ati ku myaka 5 ubwo rero twatabwaga muri yombi n'umutwe w'ingabo wari ugizwe hano mu gihugu cya Uganda. Asobanura ingabo zari zirimo Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse na murumuna we Caleb. Inkuru y'uko Kagame yatabaye Museveni n'umuryango we, siwe gusa wayigarutseho, na Jeannette Museveni yayigarutseho ubwo yandikaga igitabo akifashisha iyi nkuru y'uko Paul Kagame yamutabaye. Yatangiye ashima Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ashima ndetse ashimira n'umuryango we, ndetse ashimira n'Abanyarwanda bose muri rusange. Byari ibyishimo rero bikomeye cyane ubwo bari mu isabukuru y'umuhungu wabo Kainerugaba
wa Jeannette Museveni na Museveni, hari abayobozi bagiye batandukanye, hari abashyitsi bagiye batandukanye, hari abahanzi bagiye batandukanye, ab'imbere mu gihugu cya Uganda, abo muri Tanzania, abo mu Rwanda. Yari ibyishimo bikomeye cyane. Ni ikiganiro kirambuye, ni ikiganiro bagiranye muri iki gitondo, ubwo bari gusangirira ku meza amwe Paul Kagame na mugenzi we Museveni, ubwo basangiraga ifunguro rya mu gitondo. Bagiranye ikiganiro cyihariye, ikiganiro cyari kiryoshye, ikiganiro cyari kimeze neza, batera burage, batera urwenya, ari nako bagaruka ku buryo bagarura umutekano utameze neza muri aka karere. Turakomeza kubakurikiranira uru ruzinduko Perezida Paul Kagame yagiriye muri iki gihugu cy'abaturanyi. Ni uruzinduko yongeye kugira ubwo yaherukaga muri iki gihugu nyuma y'imyaka 4. Mu myaka 4 yari ishize, yari yihiritse, nibwo Perezida Paul Kagame na mugenzi we Museveni baherukaga kwicarana ku meza bakaganira bishimye. Ni nyuma y'uko umuhungu wa Perezida Museveni, Kainerugaba, yagiriye uruzinduko inshuro 2 zose hano mu Rwanda, ubwo yaganiraga na mugenzi we, ubwo yaganiraga na mushuti we Paul Kagame. Si ibyo gusa kandi, umuhungu wa Museveni, Kainerugaba, nawe yongeye kugaruka ku mubano mwiza afitanye na Paul Kagame, ku mubano mwiza afitanye n'igihugu cy'u Rwanda. Yagize ati: njyewe na Paul Kagame dufitanye umubano wihariye, dufitanye ibanga rikomeye cyane. Ubwo nanjye namaze guhinduka inkotanyi, nanjye nabaye inkotanyi, ndi inkotanyi, ushaka wanyita inkotanyi. Komeza wowe udukurikiranye, komeza ukande subscribe, komeza ukande kunzogera, ukande kuri iyo nzogera kugira ngo uko twaprodinze ujye uhita ubona notification ya video dushyizeho. Komeza dukurikirane kandi ku mbuga zacu zose uradusangaho. Kuri Instagram ni Berod Nation, kuri YouTube ni Berod Nation TV, kuri Twitter ni Berod Nation, kuri TikTok ni Berod Nation, kuri Facebook ni Berod Nation. Komeza udukurikirane, komeza udukunde, komeza. Natwe ntituzajya duhwema kukugezaho amakuru meza kandi amakuru agezweho gatanu ku kandi, umunsi ku wundi. Wakoze cyane.